ijambo ry'umunsi. Hora witeguye gusangiza abandi urukundo rw'Imana. Imipango myiza y'igikorwa cyawe iguha inyungu z'igihe kirekire. Kwihuta ndetse no kudapanga ibintu mbere bigushyira mu gihombo mu buryo bukomeye. Soma mu migani ku gice cya 21 uhereye ku murongo wa 5. Ese uri umuntu ubana na bagenzi bawe neza kandi ufite icyo uvuze kuri bo? Ugendera mu rukundo kandi uzi kubaha abantu bakuruta muri byose aho kubagirira ishyari? Uyu munsi reka twige ikintu cyoroshye cyane ari cyo kumenya intego ndetse no gushaka. Ugomba guhora witeguye gusangiza abandi ubwiza ndetse n'urukundo rw'Imana, kandi ukaba witeguye kuba umuntu mwiza imbere y'abandi. Tugomba kwihangana kandi tukagerageza kubana neza na bagenzi bacu nubwo bo baba batubanira nabi cyane. Yego, kubanira neza bagenzi bacu kandi bo batubanira nabi ntabwo byoroshye, ariko nuramuka ubigerageje kandi ukabikora, uzamenye yuko ari intambwe ishimishije uri gutera imbere y'Imana. Bimenye kandi ubizirikane neza ku buryo ubanira abandi bifite ikintu kinini bizagena ku migisha yawe ushaka kuzabona mu minsi iri imbere. Iyi ntego yo gushaka ibyiza ndetse no kubiharanira kandi ukora uko ushoboye kose kugira ngo ubigereho. Uko ukora mu isi, Imana izaguhembera ibitoroshye wakoze byose. Imana izaguha imigisha itabarika kuri ibyo bintu kandi uzishima. Icyo gihe noneho nibwo uzicara ukavuga uti oya, burya sinaruhiraga ubusa. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa/nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.